marayika abwira Yohana ngo yawirira wikomeza kurira ye ihanagura yo marira intare yo mujyanwa yugiranishije. Icyo gikorwa yakoze ntabwo yakikoreye, ni wowe ubwawe yagikoreye. Urabaza umutima wawe ngo wacyatiriye ute, ubifata ute, ubyumva ute iyo bisomwe, ubikunze ute, uryanga ute? Niwo ugomba kubaza umutima wawe. Iki kibazo rero iki twahawe mu isi ngo twibaze ku by'Imana yakoze, wakagombye kuba warishyuye. Buri muntu yagombye kuba yarishyuye. None n'uwishyuye bimeze bite? Uwishyuye rya deni ryawe urimo bimeze bite hagati yawe nawe? Turi ku nsanganyamatsiko yacu icyo wigabije ubacyo. Kera mama yakundaga kutubwira ngo nazibonye hanze nta matoroshi yabaga ntaki udutodo twabaga turi mu nzu, akavuga ati hanze nahabonye intozi ntagire uwigabiza hanze. Kugira ngo twemere twigomwe itodo cyangwa se itara biriya basoma peteroli n'urutambi gutyo, nibyo byabanje byariho kera. Hanyuma kugira ngo atigabiza intozi, twegere bwo kubisuzumura umuntu agahita abirengaho akagenda, ariko yagarukaga amarira arenze muri kuri. Intozi zikakurira ntubingeza kuri ugakuraho bikanga, bakora imyenda yose bikanga kuko wigabije intozi. Hari icyo Imana itubuza kwigabiza, ariko hari n'ikitubwira kwigabiza. Buri wese uri hano afite icyo yigabije kandi ari hafi kugera ku musaruro wacu. Abayuda bafite icyo bigabije, umusaruro warabonetse mubi. Abantu bose babayeho bari bafite icyo bigabije, hari n'abasinziriye bafite icyo bigabije kandi bazakangukana icyo bigabije. Ufite icyo wigabije, nta kitagira umusaruro. Nindi uzigira imisa, hari icyo umuntu yigabiza n'icyo yigabije, amaherezo umusaruro ntabwo ushobora kubura. Nta kera gati kibaho kuko inzira ari ebyiri, ni iy'urupfu n'iy'ubugingo. Ni ku Mana no muri Satani, cyangwa bikunze umwami umwe agomba kugutsindira. Bizaterwa n'umuntu, bizaterwa n'abadusoma, n'abantu nkatwe. N'Imana yarabivuze muri Yakobo 5:5, n'abantu nk'amwe ngo bari abantu nk'amwe. Ni gute rero byagendaga bite? Byagenze bite? Niba ari abantu nkatwe, ni gute umuntu w'inyama n'amaraso nkanjye yatsinda ndetse akandikwa ati uyu ni intwari? Ndebye mu isi ndakubona nsanga wowe ubwawe amazi arakureremana. Imana iritegereza ikakureba, ntugire ngo kwitegereza hano mu iteraniro, ikwitegereza unahavuye, ikwitegereza uri iwawe, ikwitegereza uri mu isoko, ikwitegereza uri mu modoka, ikwitegereza aho uryamye n'ibyo uryamanye n'ibyo ukamukana. Hano twaje ahantu hitwa mu nganzo gucongwa. Ibuye rimaze gucongwa neza, ariko ntiryemeye inyundo. Ibuye rimaze gucongwa neza niryo riteganirizwa rikavivurirwa kujyanwa ku rusengero rw'Imana. Muri inzu y'Imana, muri inzu ibabwamo n'Imana. Ni ukuvuga ngo iyo wemeye kwemera gusa, kuganisha ngo kwizera no kwemera gusa. Nta jwi tubona byigeze risanga umwana w'ikiraro cyo kugira ngo ndimo we ubwe yaribajije ngo harya ahantu ndi hisemo gusangira n'ingurube, hisemo ibi nibyo bisemo bya bindi nariyeho, none ntangiye gutanguranwa n'ingurube. Ibyo zihawe bibaye ibyanjye. Uremera gusangira na Satani bimuvaho? Iyo ushidikanije ko bishoboka kubivamo gumayo, ariko iyo wizeye ko bishoboka kuvayo uvayo. Amen. Natangajwe n'ijambo nasomye ngo Luka 15 ngo akiri kure Yesu ashimwe. Amen. Umwana akira akiri kure ise imbabazi atangira kuziroha. Amen. Atangira kubabarirwa atarazisaba, yaje ari akiriyo kure amubabarira akiri ya ruguru. Urakina n'Imana, urukundo rwarayisagutse ahubwo ni we bubura. Cyo wigabije ubacyo. Emera kaje karemera icyo wagabije ubacyo. Iyo uhuye n'umuntu kudandabirana utanamubajije, uhita umenya icyo yigabije.
kudandana no kwandika 8 uhita ubimenya atavuze nawe utavuti urayigabije isibisha. Hirya gato bigiye kwigaragaza neza icyo wigabije cyo. Isoma amagambo menshi muri Evana mu kwitegura kugaruka bizamenyekana bazagaragara aho bakwisha ko na Petero baramuvumuye kandi ataragera muri Pantekote. Nimvugo bari baramwiganye. Kandi naura oya rimwe ko turi kubona oya da ko ibyo wamize bijya gatabye kwitangura. Umunsi wa Pantekote bagiye mu cyuma nk'uko bisanzwe. Icyo koze baraturiranye shenge. Aho bitangirira. Ibyo bita n'ibyo upfunyitse nukora ibyaha ntubyatura amaherezo bizakugiraho ingaruka. Utwikira ibyaha byazavugana nawe ntabwo ari byo gukira wite kukibaho iteka n'ibyuma bye. Imana ishaka kuba wa Kristo agiye amaze gutuma bazwa n'ibyaha bye. Nushaka ibyaha gutamururwaho Imana ikakubara. Icyo nkundira Imana rero. Hari ikintu cyanangaje urukundo rwayo ndwirukaho ruransa. Nasi mugavuga ngo ntabwo Imana ipfa kubabarira umunyabyaha wihanye ibyaha gusa. Abo ngigerekaho n'ikindi cyagahagiriza kuri Satani wamenye amaraso ya Kristo kumuza. Igerekaho n'ikindi cyitwa ngo ndamubara nk'aho atigeze akora icyaha na kimwe. Amen. Yarantangaje. Imana muyimbere icyubahiro. Amen. Imana yarantangaje. Kugana siporo ngo niwihana ubanze ukogote umire n'usogongere wumve niba biryoshye ukomeze urugero. Amen. Ntabwo twanishwa nuko bagiye kurimbuka, ntabwo twanishwa n'ibyorezo n'ibiki, ntabwo twanishwa n'ibindi bintu biri mu isi. None se bitabayeho twazonje umukunda. Nabo bamuhakana n'abamwanga nibo bahumetsa ariko bategereje urubanza. Nase nawe utegereza urubanza. Kandi umunsi ukiri wakanze, umunsi urabaza. Mu rukiko rwo mu ijuru bawanditse. Nibyo wumvise. Ko cyumenya ko umusinzi yasinze kandi atakubwiye izo yanyoye. Hirya gato bigiye kwigaragaza ntabwo bazafata ikimenyetso cy'inyamaswa ari abantu bizatungura. Bazaba bakirimo. Zamubona namwibwire ko byarangiye. Nuko buzura imbaraga 3,000 biramara hasi. Baba bahakanaga Yesu noneho kumuhamya umva baramwigabije mu cyuma cy'ijuru baramwigabije baramwiranguriza baramwihereza bakenera kumva ubwo buzima bigira mu kigo nderabuzima bw'iteka. Mwisi bagira ibigo nderabuzima ariko twinjizwa mu kigo nderabuzima bw'iteka. Hari ubuzima bw'iteka butazaga. Ndashimira Jehova igira neza nta n'uruhare tugize. Tupfa kuba twarayamanitse igakora icyaha.